Murakaza neza kuri Legacy Talk. Uyu munsi tugiye kubagezaho urukundo rwa Khalfan Govinda ndetse n'umuhanzikazi Oxygen. Hari inkuru y'urukundo itangira abantu batayizeye, kandi ikindi ikagenda ikomera abantu batabyizera kandi batari bazi ko byashoboka. Iyi ni inkuru y'abahanzi babiri aribo Khalfan Govinda ndetse n'umuhanzikazi Oxygen Rwanda. Aba bombi ni abasitari ariko barakundana, ariko bagiye bahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ngusabye ngo undege amatwi kugira twumve urukundo rwabo. Byari bimaze kumenyekana ko aba bombi babana mu nzu imwe nubwo batasezeranye byemewe n'amategeko. Abafana bamwe barabishimiye ariko abandi bakabatega iminsi ndetse bakabaseka cyane. Ariko urukundo rwabo rwarakomeje gukura ndetse ubona ko bishimanye cyane. Umunsi umwe rero umugoroba, Oxygen niwe wari wicaye hafi ya Khalfan, bari gukora indirimbo nshya, maze aramwitegereza maze aramubwira ati "Sheri, ndifuza ko tujya gusura ababyeyi banjye." Ibi kandi Oxygen yabitangaje mu gihe yari ari kuri channel imwe mu Rwanda, ndetse Khalfan bamubajije uko yasubije ndetse n'uko yabitekerezaga. Khalfan yasubije ko yamurebye ndetse aramubwira ko nawe yabishakaga, kandi ko yashakaga ko bamenya ko akunda Oxygen by'ukuri atari ibyo abantu batekereza. Mu kindi cyumweru gikurikira icyo ngicyo bafashe urugendo berekeza iwabo Oxygen mu cyaro i Gisenyi. Khalfan yavuze yuko ubwo byagendaga begera urugo iwabo Oxygen, umutima wa Khalfan wateraga cyane ndetse yibaza uko baramwakira. Ndetse icyo gihe ntibyatinze ababyeyi ba Oxygen bakiranye urugwiro rwinshi Khalfan, ndetse nyina wa Oxygen yamubwiye ko ari umwana we kandi amwakiriye mu muryango nk'umukwe we. Khalfan yavuze ko muri ako kanya Khalfan yiyumvishe atuje kubera ayo magambo y'umubyeyi yari amubwiye. Ariko hashize iminsi mike amafoto yabo bari iwabo wa Oxygen yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ibitekerezo bitangira kwisukiranya. Bamwe bavugaga ukuntu iwabo wa Oxygen hasa, bavuga ko uko basa inyuma atari ko hasa iwabo, ndetse abandi bavuga ko bakurikije ukuntu bababonaga bari bazi ko bakomoka mu buzima buhenze. Aya magambo kandi yababaje Khalfan cyane, ndetse byongeyeho na Oxygen bavuga ko batagakwiye kumusekera iwabo, cyane ko aba bombi ntacyo batari gukora kugira ngo biyubake kandi bubake n'iwabo. Ikindi kandi aba bombi ikiganiro bakoze kuri channel yabo bagiye basobanura uburyo bakiriye ibitekerezo by'abafana. Nyuma y'igihe inkuru y'urukundo rwa Khalfan Govinda ndetse na Oxygen Rwanda imaze kumenyekana hose, ubuzima bwabo ntibwakomeje kuba nk'ubwa mbere. Amazina y'aba bombi yakomezaga kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone amagambo ariyongera. Bamwe mu bafana batangiraga gukurikirana buri kimwe cyose bakora, ndetse bashaka ibimenyetso byerekana ko urukundo rwabo rutazarama. Mu minsi yakurikiyeho akazi k'ubuhanzi katangiye kubahuza bombi, ingendo z'ibitaramo, amasaha menshi muri studio ndetse n'igitutu cy'itangazamakuru byatangiye gushyira igitutu ku mubano wabo. Ibyo kandi byatumye habaho igihe cyo kutumvikana ndetse no guceceka hagati yabo, ibintu bisanzwe ku bakundana ariko bikaba binini cyane iyo uri mu maso y'abantu benshi. Nubwo batigeze batandukana, hari igihe bumvise ko bagomba kongera gutekereza ku cyerekezo cy'urukundo rwabo. Bashyize imbere kuganira no kwibukiranya impamvu bayabahuje kuva mbere. Mu gihe abafana bamwe bari bategereje kumva inkuru mbi, bo bahisemo gukora ibitandukanye n'ibyari byitezwe. Batangiye kugaragara hamwe mu bikorwa bitandukanye byubaka sosiyete, bagaragaza isura y'ubufatanye n'icyizere. Ibyo kandi byatangiye guhindura buhoro buhoro uko abantu bababonaga, ariko nk'uko bisanzwe ku bantu bari mu rumuri, ibigeragezo ntibyahise bishira. Hari ikindi gihe kandi havuzwe inkuru zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko umubano wabo uri mu kaga. Nubwo aya makuru atari afite gihamwa, yakwirakwiye vuba. Icyo gihe nibwo bagaragaje ikintu cyatangaje benshi, bahisemo guceceka ku magambo y'abantu, ahubwo bakomeza kugaragaza ibikorwa byabo bya buri munsi. Uwo mutuzo wabo watumye benshi bakomeza kwibaza byinshi ku rukundo rwabo. Icyo gihe kandi urukundo rwabo abantu benshi bavuze ko ari intangarugero kuri bamwe. Aba bombi kandi uko iminsi yagiye ishira, bagiye barushaho gukomeza icyemezo cyo kubaka ejo hazaza hamwe buhoro buhoro badahubuka. Inkuru yabo yatangiye guhinduka isomo rikomeye ku rubyiruko ndetse n'abafana babo muri rusange.
Ikindi kandi berekanye isomo rikomeye cyane ko gukundana atari amagambo gusa, ahubwo ari ukwihangana no kubabarirana ndetse no gukomeza urugendo niyo yaba ari ikigeragezo. Ikindi ko atari ngombwa kumva amagambo y'abantu ku rukundo rwanyu. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo byari byaragaragaye ko umubano wabo winjiye mu kindi icyiciro cy'ubwitonzi, gukura ndetse no kureba kure. Ababarebaga inyuma batangiye kubona ko urukundo rwabo rurenze ibyo abantu babonaga ku mafoto ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, kuko burya iyo urukundo rushingiye ku cyizere ndetse no ku kuri, amagambo y'abantu ashobora gusakuza ariko ntashobora kurusenya. Aba bombi rero bakaba babana n'umugore n'umugabo ariko batarasezeranye. Reka tubifurize urugo rwiza ndetse n'urukundo rutagira umwaga. Kora subscribe niba utarayikanda, kore share na like kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi bikurikira. Murakoze cyane.